mana nshaka umugabo tuzabana ibihe byose umva ndamukeneye ndumva mushaka siko numva namushaka ndumva mubona hano abahungu umuhanda nk'aya jya habura abagabo ndabizi ndahabakura genda hariya tangira siko ngahariya wana salamu mwana imisi myinshi se wakintu nagurashaka umugore happy man nagenze gute salamu wawe ntaribe uri imanza ariko mwana aherukana gakera avuye mu Bugande avuye mu Bugande ejo bundi ariko ko mbona ushaje ndashaje kubona kera nagurashaka nabuze umugore ubu ngubu ndi gusenga Imana sigaye nsenga muri ADPR utabeshye senga muri ADPR rwose ndasenga Imana ngizampa umugore twumvikana umugore mwiza mbese ufite umutima mwiza tuzasazana ubu abagore se barabuze abagore n'amashara mu rutoki agishima yababa we uziki kirokore cyaguhezemo koko kwera cyamezemo neza ariko ngiye kubivamo rwose yedo abagore barabuze reba reba murabuze umugore uriya n'umugore ndakubwiye rero umusore wanjye ntabwo natuma wanjye ngomba kuguprotokora neza uriya mwana arakwemera ariko nawe ugera nawe n'abantu ashakira umugore ariko ngomba kwifata neza ugere naho natwe twageze tugomba kuba abantu basobanutse kugira ngo tuze kubonera umugore nanjye ndashaka kuba umuntu w'umugabo kugira ngo tubone abagore bacu ukuntu byatuvunnye byarabavunnye ndagasa bayipadiri neza urumva ukanajishe niba wari uruntu umwana rucoma ariko ugomba kwifata neza twagiye mwana tugushakira umugore mera neza agishene reka je protokole muhungu wanje umwana wacu agomba kumera neza cyangwa sigara wagisa aramuzana kwa rero uyu munsi noneho tugende komono reba hano ndeba tera amasomo komono wagira ngo ufite dusore sore reka ndebe rwose ko oya wari warashaje ariko humura mwana ibintu bimeze fresh yes kira cyane ni sawa tujye kugushakira araka n'umurabyo ntusabye mwana ndakwemera tugende shaka cyangwa frase nari nyambayira wa mukobwa n'uyu mwana makuru y'ibisi ari kuhagaze ku muhanda se ni icyukiwe bamubonye makuru twahagaze hano se ku muhanda mwana hari umuntu urashaka nde jewe oya ndashaka guye uramushakira iki se ndabushaka ariko uri keza dore wanje oya dore nguyu rero murahuje akira muvande bimwe rwose wambwiraga uyu mugore yakubera niba nakwereka baba we uraho neza ni wowe yari yaramishiye nkaba nkubonye koko baba we kuva nava Inyamirambo nkava mu Bugande nkava hehe mbo musezere hari ikindi se wakintu babonye umuraga waye mugisha bungu yari yari gukora umugabo bungu ndamuzi twarareranwe umwana mwiza rwose ubu Imana yasubije akira rero bibahire wamaso yanjye yabonye nyashizo kuva nakubona narakubonye numva umutima rwose ndakwishimiye babese cyane ntabwo uzi ngerera ese numva nyine wana umuza uvuye mu byawe nukuri ya data we nanjye nuko rero ubu rero hari akaririmbo nari narashyize ku mutima wanjye nzakuririmbira nukuri kw'Imana niyo kado mfite ku mutima
ngaho yeme karavuga ngo ni wowe nahisemo Imana yangeneye mukobwa mwiza wanyuze umutima umva katameze neza bani keza ahubwo komeza umvisha karimbo nkutuye ukakiriye ute bani keza cyane ndagakunda nukuri kw'Imana ewana ndagasingingi ahubwo komeza karirimbe nagakunda ntabwo akumvisha neza wapfe karavuga ngo ni wowe Imana yangeneye umukobwa mwiza wanyuze umutima kabisa byaciyemo kabisa No. 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 It was at this moment that he knew he fucked up. Oh my God. Mukwe ari hehe? Iyi niwe mukwe se? Ndabona waranagize sha mukobwa wanjye ndabona uzamushobora. Nibyo. Mwahuriye se sha? Mpobera ariko mana we, mpobera ngwamo nukuri kw'Imana. Dore ngize umukwe nukuri, yego mukobwa wanjye wahisemo neza. Ndabona warese mu bogare rwose. Rwose ntabwo ambereye ikigwari. Ntabwo mu muryango wacu wundi haba ibigwara. Abantu dukunda abantu bashabutse rwose. Nawe uje mu muryango wacu rwose ndabona utajabiriye kabisa. Yesu we ariko mana. None ko mise ngukunda neza. Nagukunze mu buryo bushoboka bwose. Yes, big up we. Yego ariko mara we. Umva ugomba kumbera umukwe, nta n'ugomba kumbera umukwe ni wowe. Mukobwa wanjye wahisemo neza. Okay, kora ha mukobwa wanjye hakore rwose. Ubundi wacu ntabwo tubyara ibigwari, reka tugomba kubyara abantu bashabutse. Abantu bashabutse abo ngabo nibo beza. Rwose turabakunda cyane ariko muzabyare muheke uyu murenge wose ngiye kuba wose. Muzawuhinge mu imyaka birabiyaga byose biri hepfo iriya byose mujye babaroberamo amafi hanyuma muyarye. Hari ikintu bitwaye? Mbasabe umugisha ku Mana muzabyare hungu nakobwa. Ubundi nanjye ariko iri imbere nzabagurira randi kuruza hanyuma muzajye mubona iyo mugendamo, sibyo?
ndumva ibyo ngibyo bihagije. Ndabakunda cyane rwose bana banjye, mukwe wanjye nawe mukobwa wanjye, fura yanjye. Urabizi ntabwo ugomba kunsebya mu miryango. Mu muryango wacu ntuzawugize. Ngaho nimugire muhindukire mugende, ariko ntimuzateshuke. Sawa sawa sawa, ndabakunda cyane. Bana banjye rero, icyo mbifurije nk'umuntu mukuru, nanyuze mu bintu byinshi bitandukanye. Buriya gushaka ni ishuri rikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye, ni inzira ndende. Gushaka ni ukwihanganira ibibazo, kuko uramutse utihanganiye ibibazo ntago wakubaka. Bana banjye, mbaraze kuzoroka mukagira imiryango myinshi, hanyuma nanjye nkazajya mbona ibirori byiza kandi bimeze neza. Hanyuma n'umukwe wanjye ubutaha ni ukuzanjyana iwabo, hanyuma nkajya kureba n'ababyeyi be, hanyuma umukobwa wanjye nkabona kumugushyikiriza neza cyane. Ngaho rero mujyane ntacyo bitwaye, ndakwemera cyane mukazamuze wanjye. Ariko reba iyo ntambuko ni ukuri kw'Imana, ariko izo ntambuko zanyu bana bazubakara, nimundeberewe ubazubaka. Ubazubakara, nimuze njye kubereka ibisambu, njye kubereka ibisambu rwose. Hanyuma naho ubundi nta bintu byinshi kabisa. Dore ibisambu muri kubona ahangaha, ibisambu byose ni ibyanjye. Ibisambu byose ni ibyanjye, ngiye kubibaraga. Bana banjye ntabwo mbanga. Bana banjye ndabakunda cyane. Imisozi, biriya biyaga byose uri kubona byose ndabibahaye, kandi ndabizi yuko n'Imana izabakorera mukabaha amafaranga, mukazagura n'ibindi, mukanongera, kubera yuko nta kintu habamarira. Mugomba kuzabyara abandi, kereka nimba mutazabyara, ariko niba muzabyara muzagira mugure n'ibindi mugure, ubundi mwuzuze nyine. Bana banjye rero, icyo nabifuriza ni uko Imana yajya bagenda imbere. Buri kantu ako ariko kose mugerageje gukora, hanyuma Imana ikajya ibaha umugisha, ikajya ibakoreramo. Ibyo muhinze byose bikazajya byera. Bana banjye murakoze cyane, ndabona munishega murishimanye. Kumana we, bundi ni ibingibi mba nshaka, nta n'ibindi rwose. Muzahinge rwose, imirimo yose muzabashe, muzakore byose rwose. Umva, buri kantu ako ariko kose, muzororoke, mwororoke, mwuzuze igihugu rwose, bajya babona ko rwose mwabyaye neza. Ndabizi ibi bintu nimuguriraho ibindi muzaba muri abakire cyane. Sasa rero burya twanagira tukanizamukira, nta n'ikintu binatwaye. Ndumva nta n'ibintu byinshi rwose. Umukwe wangera mbona yishimye. Yewe ga data we, umukwe yishimye bitanabaho. We, sawa sawa bana banjye.
ngaho nimuze tuzamuke bana banjye. God have mercy upon us. No. 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. bafite nyashi ndarahiye abandi bana bafite nyashi ndarahiye ngewe uko mbabona mwo baberwa bicaye ku ibarabara yewe ewa ni ibintu ni danje kabisa, ibintu ni danje, ibintu birakaze, ibintu ni wanene. Nanjye nakuze, nanjye natangiye kugira abakwe mu minsi iri imbere n'abafite abuzuku. Sikari kuvuga mva ndabizi papa. God have mercy upon Kenze muhamagare pe aragukunda ndabizi. Yego. Yankunze ataranambona kweri. Ariko ntari bimuhamagara. Uretse muhamagara sibyo? Nanjye ndifuza kumubona. Ndizera ko uri bwitware neza. Cyane rwose. Papa akunda umuntu nyine ufite umutima mwiza byadaje. Kandi ndabizi ko ufite. Nanjye ufite umuco mwiza rega ndakwemera. Ahubwo we papa aramamagaye. Uwo ni we? Data we. Hello? Papa. Oui. Papa no. Ahubwo papa nyine. Ndi hahandi. Nyine dimande y'isambu ubwo papa nyine wakaje nkakwereka umuntu. Papa ndakwinginze please ngwino umva ningira akamaro. Nukuri kwimara papa ahubwo atebuka. Oya papa uzi yuko ni sheri wanje. Papa ahubwo atebuka umva papa naguze ukuntu nishimye. Papa ngwino umurebe tebuka ahubwo. Umva papa yes. Papa urabizi nyine ko nitwara neza ahubwo atebuka nyine ari kumbwira ngo ashaka gutaha papa. Papa aragukunda nagwa mwumvishe cyane. Akunda abantu bagira umutima mwiza. Nanjye ndamwemera rwose, nimubona ndamwishimira nkuko nawe nakwishimiye. Umva sheri ndabizi. Haga ndakwemera. Ahubwo se ko papa yatinze. Wow papa waje. Sawa. Nuko ari he? Nuyu nguyu papa siri kumubona se.
Ugera ntabwo ari kumbe. Ni jewe musaza, ni jewe kabisa. Twavuze vuba jyanguri rusakira uri kugenda wimana ingabo. Nibyishimo byinshi bya sheri wanje. Nibyo. Yewe gadata we. Ngwe nungwe more. Komera musaza. Umukobwa wanjye se mwahuriye? Umukobwa wanjye twahuriye aho bita mu Biryogo. Umukobwa nuwawe cyangwa nuwanjye? Umukobwa nuwawe cyangwa nuwanjye? Papa wanjye umukobwa nuwawe ni nuwo twese nuwacu. Agomba kumusaba nyine nkabona uko mugo. Nta kibazo pe. Nta kibazo. Inka zirahari. Nta kibazo. Papa ntabwo wamukunze? Ese umukobwa wanjye uwo nguyu na mwahuriye he bimeze bite? Nyine naramubonye mva ndamukunze. Kuko nyine urabizi yuko urabona ndakuze. Nawe nagukunda kwitonda ukuntu hano uri muritonda ariko burya witonda n'ibindi. Oya papa nyine twarahuye. Bajya bavuga ngo oya ariko papa uyu nguyu Imana yarabimbwiye. Ndabona ameze ariko nk'umuntu nyine ufite n'akabaraga gasore rwose ndabona ari kwanya nyine vuba vuba. Oya njenda mfite imbaraga. Umukobwa wawe nzamutunga nta kibazo afite muze. Uzashobora kumuhingira. Ubu ngubu niramuka nguhaye amasambu uzamukorera. Nta kibazo. Ambo reka mbabwire sibyo? Ngiye kubakorera. Umukobwa wanjye tugende mwese muze njye kuba ahantu. Papa ndakuze yegura umusitari. Yewe se ngiye bundi ngiye ntabwo mba noroshye ngiye bundi ngiye ndi cyama. Papa. Cyama wa Kigali. Ndakwemera buriya. Sasa rero bana banjye buriya rero nanjye ngibuka sibyo? Bamaye nk'akarere kose. Ariko nyine mbyara abana ngiye nambaho mbahaho. No kuvuga ngo ngewe ubuse mfite imirenge 5. Nimba umurenge umwe ntabwo uzabatunga. Yewe datawe cyane. Ndagomba kuba umurenge wose urikumva? Natwe turabakoze. Mukazajya wowe numvise ufite n'imbaraga nyinshi cyane umwana wanjye nawe rwose ndabona we naramwirereye ndabizi nibande rwose. Afite imbaraga jewe. Ntabwo bibona se. Ndabibona rwose unguye akazazagashobora. Sasa rero uyu murenge wose uyu nguyu na kirakiyaga sibyo? Kirakiyaga ndakibahaye urukumva? Muzamureba abantu bazi kura barobera amafi. Yego. Mujye murya amafi mushaka. Hari amafi y'ubwoko bwose abarimo. Ibiti byose hariya hose urahaduhaye. Hose ndabahawe na ruguru hose. Datawe sheri wanjye ndamukunda. Akira muze. Yewe datawe. Nukuri kw'Imana urakoze. Imana iguha umugisha. Umukobwa wawe naramukunze nawe arankunda. Ni sawa. Nanjye Imana yampaye umugisha nkivuka nanjye abana banjye bagomba kujya baje nkabaha umugisha bavuga ati mbaye muje muzoroka yawe data. Oya ntari. Nibyo muzoroke. Sawa rwose. Murishimye akira rwose. Papa nge noneho ntabwo ubizi n'uyu nguyu. Papa n'uyu. Ariko umva ntuzampemukira umwana. Uyu ni mudakubitwa. Umwana wanjye yaramvugiye mutanze ibishoro byinshi. Uyu ni mudakubitwa rwose nta kibazo. Ikibazo mujya mugira mujye mumbaza nzageza rwose mbahe igisubizo kizima ariko rwose urabona ko namureze neza nta kibazo. Nta kibazo ntabwo nzamuhemukira. Yego murakoze cyane. Papa urakoze. Mwe nashaka kwigendera nta kibazo. Yego umuhamagara sibyo? Nanjye ndifuza kumubona. Ndizera ko uri bwitware neza cyane rwose. Papa akunda umuntu nyine ufite umutima mwiza byadaje kandi ndabizi ko ufite. Nanjye ufite umuco mwiza rega ndakwemera. Ahubwo we papa naramamagaye. Uwo ni we? Data we. Nibyo. Allo? Papa? Allo? Oui. Papa ameze neza. Ahubwo papa nyine ndi hahandi nyine ndi impande y'isambu. Ubwo papa nyine wakaje nkakwereka umuntu. Papa ndakwinginze please ngwino mva ni ingirakamaro. Nukuri kwimara papa ahubwo atebuka. Oya papa
uzi yuko ni sheri wanjye papa ahubwo tebuka umva papa naguze ukuntu nishimye papa ngwino umurebe tebuka ahubwo umva papa yes papa urabizi nyine ko nitwara neza ahubwo atebuka nyine ari kumbwira ngo ashaka gutaha papa